Ça va te distraire. Commence à manger. Pas discret. Guys, ibi bintu byose mubona hano ni ibintu byo gukora projet y'umwana bamutumye ku ishuri ariko sindayirangiza. Comment est fait? The face. New hats. It's not blue eyes, it's blue monkeys. They have funny hats. It's not funny hats, it's funny monkeys. Everything is monkeys. Alors monsieur, je vois que la réclamation en question n'est pas encore là. Muraho neza nshuti zanjye, nishimiye cyane kubakira muri ino video nshyashya y'uno munsi. Uyu munsi tugiye kugendana muri vlog y'iki cyumweru. Nagiye mfata ama video aha naha, donc ntago ari iminsi igiye ikurikirana cyane ariko ni iminsi iri mu cyumweru kimwe. Rero nagira ngo tugendane, nashaka kubereka ukuntu ubuzima ufite iyo ntasohotse, kuko hari igihe mbagenda nayenda hanze mugakeka ko umuntu ahora ari hanze atembera muri magaza, ariko mu by'ukuri ntago ariko biba ari occasion y'umunsi umwe nko nyuma y'ibyumweru nka bitatu. Nk'iki cyumweru nari niriwe mu rugo pe, aha ngaho rwose banza nta nahantu namwe nigeze njya, ari uguhaha ari kugira ate, byabaga ari ugukora gusa, yabaga ari akazi. Ntangira gukora kuva mu gitondo, ubundi nkita ku mwana, ubundi nkongera ngasubira mu kazi. Nibwo buzima bwa buri munsi. Look at the birds. They don't store up food for themselves, yet they have enough. Or consider the wildflowers. They're beautiful and abundant, and they don't stress about their existence. And you all should live that way too. But rero uyu munsi nkuko mwabibonye nari nabyutse ndi muri mood mbi cyane, nari nabyutse numva ntazo ukuntu meze. Ndavuga reka mba partage ikigiye, kuko iyo ntangiye gufilma n'ukuri sinza ahantu mood ituruka, mpita numva ntangiye kugenda boro nishima, meze nk'uri gupartager ubuzima bwanjye n'inshuti zanjye. Ubwo rero naravuze nireka mba filmire mbereke ko iminsi yose ntagihora ari myiza, hari iminsi umuntu abyuka atameze neza. Ubwo rero hari mwabonye ntangirira, natangiye numva ntazo ukuntu meze. Hanyuma iriya regime mwabonye yo kunywa amazi rero arimo citron, mwabantu mwe ni ibintu biteye ubwoba nsigaye narihaye. Aha rero nari ndimo ndakora projet y'umwana. Muraza kubona ukuntu umunsi wihuse, donc mu munsi ndakora kuri mwabonye nteka ibintu bimeze nk'amafiriti nshyira mu ifuru. Nari ndimo ndakora, nari ntararangiza shift yanjye. Aha rero nari maze kurangiza shift, ariko nkirangiza kabisa mpita ntangira kwita ku bana, kubagaburira. Nari maze iminsi nkora shift zirangira zitinze, ndangiza nka saa 2 saa 1 z'ijoro. Urumva biba bitinze, abana baba barambiwe, ariko hagati y'amapere ndagenda nkabahereza ibyo kurya bakigaburira nta kundi. Ubundi nyine nkaza kubita hari uko ndangije akazi, nko koga, nk'ubu bari batarafata douche. Ndavuga reka tubanze turangize ino projet hanyuma bafate douche, nibarangi turangiza nyine ino projet. Ariko hano bari bamaze kurya. Iyi projet rero ngo twagombaga gukora, murabona bino bintu nyine bababwira nyine ati nimugende mu fabrique ibintu runaka, bigatuma umubyeyi aba impliqué mu bintu by'umwana. Aha rero ngo twagombaga ngo gufabrika ikintu kimeze nk'igikarito kirimo amadecoration y'umwana, umwana ari we mbega uri buhitemo ibijyamo. Ubwo rero nibyo yari arimo. Uyu ni umunsi wakurikiye. Aha hantu ndiho ndabereka guys, ni ku ishuri ry'umwana wanjye. Ishuri ry'umwana wanjye riri inyuma neza y'inzu. Iyo mubwira nti gusenga birakora mwababyeyi mwe, uzi ko Imana ibishaka ko tuyisaba nk'impinja. Kwa kundi umwana azaga kubwira ati papa ndashaka bombo, atitaye ku byo amafaranga ufite mu mufuka, atitaye muke. Nukuri niko Imana ibishaka ko tuyisaba.
aha hantu nahasabye Imana ndavuga ni Imana uzampe kuko nagombaga kwimuka nari mbizi neza ko nzimuka kubera ko umukobwa wanjye yagomba gutangira ishuri ndasenga ndavuga ni Imana uzampa ahantu haturanye na belle famille uzampa ahantu hafi y'ishuri kubera ko ntago nashakaga ibintu byo kujya donc nari nzi ko bizaba challenge bari uguhindura ubuzima gutangira ishuri k'umwana nanjye ngomba gukora buri munsi numva nyine bishobora kuzagorana umwana agiye ajya kwiga kure no kubwo nyine Imana yaragiye impa exactement icyo nayisabye guys yamaye ahantu hafi y'ababyeyi irangije impa ahantu hafi y'ishuri mbega ndayishima pe hari ahambere rero mwabonye naberekaga umuzungu wari utambutse ajyana imbwa yiwe gukora marche guys inanga imbwa ni nk'impinja nge bihora binyetona bihora bintangaza nimwumva mbivuga muri video zose mbasohoreye nimuzumirwe nuko ubwo rero hano ino clip ikurikiyeho ni ukuntu nakoze imisatsi y'umwana wanjye nabashyiriyemo aga clip gatoya nyine kugira ngo mbere ukuntu nakoze imisatsi y'umukobwa ajya gutangira ishuri hari haciyemo igihe donc nayikoze urumva ni mu kwa 9 batangira ishuri rero uyu wari umunsi wa mbere w'ishuri nimushaka kureba video yuzuye nayikoze mu gifaransa iri kuri channel yanjye yindi y'igifaransa kuri Beautifully Maming ubwo mwacaho nimo mushaka kureba naho ubundi nyine nagira ngo mberekeho gatoya ukuntu umunsi wo kujya ku ishuri umunsi wa mbere w'ishuri umukobwa wanjye byagenze. C'était comment l'école? Bien. Tu as aimé? Il y avait beaucoup de jouets, moi j'ai aimé et en plus il y avait un nouveau genre, il voulait jouer avec moi, il voulait. Uyu ni umunsi wakurikiyeho mu gitondo ubwo nyine nagiye kureba abana mu cyumba kujya kumwambika amasogisi kubera ko Kamambirize yaraziciye sindagura izindi ubu yirirwa yambaye amasogisi mu nzu ariko nyine nzamugurira Kamambiri vuba aha ngaha. Uyu munsi rero yari kuwa gatandatu nagombaga guteka ntago nagiye muri repetition kubera ko nta muntu mfite nsigira abana kandi sinabasigira papa wabo nubwo akorera mu rugo sinabasigira papa wabo kuko barimo arakora sino ntago bivamo urumva ntago waba uri kuvugana n'abakiriya kuri telefone ngo nagende wite ku bana nimba bashatse kujya muri toilette n'ibiki byose nuko ubwo rero uyu munsi yari kuwa gatandatu ndashaka kubereka ukuntu natetse ibishyimbo neka n'utundi tuntu muri buze gukona aha ngaha rero ndiho ndoza ibishyimbo ndanabitora ubundi mu kanya ndabitogosa. Iyi astuce nigeze kuyibaha gushyira ibitunguru mu bishyimbo ugiye gutogosa surtout ku bantu batuye mu appartement nimba udashaka ko ibishyimbo bikunukana mu nzu cyangwa se bigira kubera ko bigira umuhumuro ukomeye niba udashaka ibishyimbo binuka cyane mu nzu bihumura cyane mu nzu ushyira ibitunguru hejuru y'ibishyimbo mbere yuko bitangira gutogota. Ni astuce papa w'umugabo wanjye yampaye ni umuntu uzi utuntu biranakora cyane rwose bigabanya umunuko w'ibishyimbo bigabanya mbega ya odeur iri fort cyane mu bishyimbo iragabanuka. Aha ngaha rero ndiho ndahata ibirayi umva mumbabarire ntimunjajinge kubera ko guhata ibirayi kwanjye ni fosa ndabibazura hari igihe ngerageza kugira buhoro buhoro ariko aha ngaha nari ndimo nihuta cyane kubera yuko nari mfite ibintu byinshi byo gukora ku munsi nubwo byarangiye ntabikoze mu by'ukuri ariko nari mfite ibintu byinshi byo gukora muri uyu munsi. Guys, ngiye koza umwana uyu mwana afite imyaka 6 ngeberanangera. Oh my god, nari ngiye kumwoza sinzi ukuntu duhagaze imbere ya miruwari gutya mpita mbona oh my goodness makokote mundebere n'ukuri turenda kure nimba ari nge mugufi nimba ari muremure umwe muri twe. Wow, ma cocotte, mais comment tu as 6 ans toi? Bientôt, dans 20 jours tu as 6 ans.
ahangaha rero bwari bumaze kwira ngiye kubika ibyo natetse mu munsi. Nari mvuye muri douche narangije akazi kare abana baryamye nkuko naberekaga kare nyine nari ngiye koza umukobwa wanjye hanyuma ndabaryamisha niki nuko ubwo nza kubika ibyo natetse. Sinkibasha kuryama ntabitse ibyo natetse, sinkibasha kuryama nsize ibintu byinshi gutya nsiza igikoni mu kavuyo. Mbere narabishoboraga kuko nari umunyakavuyo n'ubu ndacyari umunyakavuyo ho gato ariko ndi kubitravaye aho ndashaka kubyerimina burundu. Nuko ubwo rero narabanje mbika ibintu bishyimbo nakaranze, nimubona mbishyira muri kano kantu kameze nk'agasashi bakita ziplock, nkeka ko mu Rwanda n'uho bihari simbizi ariko yenda nimba ari ubwa mbere bibonye. Nagashashi bita ziplock ko kubikamo ibiryo, nagari shashere yose nagashashi ko kubikamo ibiryo. Umuntu nimba uri hano muri Canada ushaka kukabona muri Dollarama, ushaka kubona ahantu hariho hose. Muri hangana abana bari kunkurikira mu gihe ndimo nkora ino voice over. Ngayo nguko rero nshuti zanjye ndabashimiye cyane kuba mwarebye video kugera hano. Niba wayirebye ukayigeza hano umva ukomante muri commentaire ushyiremo agatima k'icyatsi kugira ngo menye uwayirebye akayigeza hano igeze. Munshyirira agatima k'icyatsi muri commentaire yose uri bushyireho uze kongeraho agatima k'icyatsi cyangwa ujye muri commentaire gusa wandike ushyiremo agatima k'icyatsi kugira ngo menye neza uko ibintu bimeze. Ubundi nurangiza liking ino video nimba wayikunze, niba utayikunze kandi nabwo ntago urobije kuyilikinga, uyilikinge niba wayikunze gusa. Naho ubundi rero ndabashimiye cyane kwa mwarebye ino video kugeza aho igeze ahangaha. Ikindi najya ngo mbasabe ni ukumbwira yenda icyo mushaka kubona hano kuri no channel. Ndashaka kongera gutangira nkajya nkora video za buri munsi noneho mwabantu mwe. Uku kwezi kwa 12 ngomba nibutse ejo bundi naricaye nibuka igihe namukoreye video y'ama resolution ngomba gukora muri uyu mwaka. None umwaka urarangiye guys, I can't believe ko uyu mwaka wa 2023 urangiye. Biteye ubwoba ukuntu iminsi irimo yiruka. Rero biroroshye cyane kugambirira ikintu ariko ntugikore. Nk'ubu ngubu nanjye muri ziriya video narabwiraga ntinzajya mbashyiraho video 3 ku cyumweru ariko turinze tugeza nayipostinze muri February mu kwa kabiri ariko tugeze muri December ntapostinga bihagije. Nshobora kuba narapostinze nka video nk'eshanu tukakuva muri February. Ahangaha rero ndiho ndabereka kado bopere wanjye yanzaniye. Papa w'umugabo wanjye hari igihe ajya muri magazin akabona utuntu twiza akaba aratunguriye aratunzaniye. Nk'utungutu ni nk'utuntu two kudekora table yawe waramutse watumiye nk'abantu ariko tujyanye n'igihe cya Noheli. Inahangaha mu gihe cya Noheli bagurisha ibintu birimo rouge na blanc ariko rero nazi yuko kureri yanjye prefera ari umutuku. Rero yaratubonye utu tuntu aratunzanira, yarakoze cyane. Naramuka arebye iyi video. Hey guys, mwaramutse neza guys, ndabyutse nsanga hanze neje yatangiye kugwa. Nago nari nzi ko neje iri bugwa mana yanjye. Nago nigeze ndeba meteo nijoro, sinaherukaga no kureba meteo. Umva nako sinajyaga nanareba meteo rwose, nayirebaga mu gitondo ndeba nimba umwana areba yambaye neza ariko ndebera. Oh no, ibaze ko video mwabonye ino itangira, video itangira iyi video nyine hahandi naberekaga mu gitondo ari 2:00. Umva nta nuko hashize iminsi ngahe. Ariko rero ukuntu temperature isi ihinduka, ukuntu ikirere kiza kiduhinduka. Donc yewe turatunguwe. Ubwo twiteguye